Sheri nubwo utameze neza rero ariko urabizi ko mfite gahunda ngiye kugenda urabona ko maze kwitegura none isuku ugiye kunsiga urabona ndarwaye ndarembye nabafashe gahunda uragiye uramusize gute kuko Sheri ndabibona ko utameze neza ariko aho umuntu uraza kumera neza rero ngiye kujya muri za gahunda ahandi gusa urabizi ko gahunda mfite yihutirwa pe ntabwo nayireka ariko urabona nta kuntu ameze ndabibona ko umeze nabi ariko ibintu byose wakenera Fiona yaza kugufasha Fiona se ko amashaka tuba turi kumwe ndi hafi yanjye yego Sheri nanjye ntabwo ari ukutakuba hafi ariko ndakubwiza ukuri ko ntari butinde ariko nyine ntabwo nabireka pe kandi urabizi ko ari ingenzi kuri twe ndabyumva nuko gusa iyo umuntu arwaye aba akeneye umuha hafi cyane n'izo gahunda nazo ni ngombwa nibyo ariko ndarembye ndabibona ko urembye umura ndaza kubwira Fiona kwiteho ikintu cyose uri bukenera kiguhe umwana mwiza sinabona wanjye se ntumuzi aragufasha nta kibazo sibyo nanjye ndagenda mbanguke ntabwo ngenda ugenda ariko ntutinde gerageza ubanguke ndabanguka nk'utoshije sibyo yego none se sindabona ko ibintu hahandi nize kuza guca yunza n'irenda n'utubuto nze kuza gukora nze kunywera ka masedwane mwe hanyuma turaza kumfasha ahubwo se buka tuve muri ayo ngayo wibarize Sundi umeze ute? Umeze bo? Umeze bebe? Ese hari utuntu ubundi njya nkomeza kwibaza wowe na boyfriend wawe ubu ubona bimeze gute? Njye nawe tumeranye neza. Ubona ibintu ari sawa? Cyane rwose. Why? Ntabwo mbitekerejeho gutyo gusa nyine sinzi ukuntu twari turi kuvuga wavuze ndabitekereza. Gusa ngiye mbona atari tayari. Sheri humura shyira umutima muhamwe. Njye nawe nta kibazo dufitanye. Yo ubona gukunda se? Sibyo no gukunda arankundana cyane kuko nanjye ndamukunda birenze kubitekereza. Ngiye mba nguhangayikiye nyine gusa mba mbona nazi ibye. Umpangayikiye kubera nyine ko wenda yazakubabaza. Aisha nabyambabaza. Kuko arankunda ndamwizera bihagije nta n'igifite yakora. Gusa ni nk'igiki yakora ukamwanga. Sibura ni nk'igiki we. Ndasabwira Fiona kwiteho kandi ntugire irungu humura ndabanguka. Sawa genda wese nabigira mfite ko gahunda nazo ziba ziri ngombwa. Nakushimiye ko numva uri kumbwira ngo ngende utabishaka kubabaye kwera. Ntacyo nuko ndwaye nari nkeneye kumba hafi cyane. N'ubundi uraza kumera neza humura sibyo? Garanyemerera ngende ntabwo ninda pe. Nawe rero ntuze kugira irungu. Rwarukira ndabanguka sibyo? Musigiye Fiona se wenda ari buze kumfasha. Aragufasha reka ngende mubwire ahubwo bagutegurira n'imbuto ufashe ndaza kuzana izindi n'inzu. Sawa genda ntutinda ariko. Yego ushobora koze. Yego. Ndwaye. Yego.
meze neza meze neza wakubona ni umukobwa mwiza wahindutse si umuhungu wagakwiye kuba ufite nka kampani yawe ariko kubera ibintu wishoyemo byaragiye birakwangiza uribagirwa uretse sanshoni wibagirwa indangagaciro zawe ahubwo ukoze hasi unyibutse ibuye si ubona umukuzine wanjye tubana hamwe ndamuzi yego urabizi ko ari agakobwa uzi ko ari isugi yego muri Kigali nuko ngire gutya umutipe nyine twahuraga nyine kenshi ansaba umukobwa w'isugi nanjye ndabireba ntekereza nyine umuntu wo hafi nyine nzi mpita ntekereza Vanessa Safisha urumeze ute se meze neza derukana cyagiye nyine ubwira ko ari ibicika uryoshye we n'umugabo umeze neza nawe uba nshimege ko nisibuka ngo biryoshye noneho mu mana rega no kumucinege rega no siko wamara amaje ngo mubane nakubwiye ngo ubu ntimubane ukanga se ndaherayo habaye iki mva mubwire noneho ndenda no gusaba mvugisha ukuri Bonjour. Bonjour chérie. Mais ute? Ese neza Rukomeye. yego Umunsi. inshuti yanjye bamwita Safi Eh. yego twarakoranaga aho nakoreraga Okay, nta kibazo muhe muganira ni karibu safi. yego mbese umva noneho aho bigeze ndenda gusara ibibazo n'ibibazo byagenze bidase mwana wawe none se kesi kwa interview nanje kureba arahari wasigoma yibaza n'ubwo hari ugize ubona abagiye mu kanya shamba agiye mu kanya ariko aba yandindiye no kuva hano mba numva yagenda ahubwo sinzi ubu ushaka ko agenda biga vuba hano iyo mbyutse akiri hano nyine nibyo agenda mbyumva cyane kariya ku none iyo mbyutse akiri hano mba mbona bimbangamiye shasha namushakaga cyane kubera ko nyine mvaga nshaka kampani stage mwese nk'abandi bituma gukora risiko twarashoje n'akazi aho ujya guzuga indangazo uba uri kumva washyuhiye ibintu bya stage sha mu rugo naharambere harungo rwose njye sinayiva bivuze yuko abavuye hano ibyo bintu tumaze gusera ariko mbwira ngo ntabwo murimo kwiga ngo muri igihe muri ndiri ntabwo waba uri kuza ngo ukore ibiki cyane ariko nibyo gusa waguma mu rugo amafaranga azajya yabona gute hanyuma se wowe ko nshimye yuko papa afite amafaranga menshi ubwo wowe uri gushaka ayandi okay aya mafaranga weho nyine wenyine uhari okay amafaranga ni aya papa si ayanjye ariko nayineye gukorera yanjye ibyo byaba ari byo byiza shaka wambwiye ukuri rero njye ntabwo najya kubikora wowe ufite umwanya nyine ukuze kurindira umubwire ariko njye ntabwo bishoboka pe ngareka wambwiye reba iki gitondo nawe sibyo uje usanga yagiye nawe wibaze ubu se njye najya mbona umwanya wo kuvana ryari nkajya muri diri zanjye ntabwo bishoboka oya byaterwa n'akazi waba ufite cyangwa se stage gitangirira ukaba wabasha kuba planinga igihe izo plot zawe waba wazigira ntabwo bikunda buri gihe mba ugomba kuba afite plot none ubwo urumva ataye gusa buri gihe ufite plot bamubwire nari nzi ko tuzaguma tumeze neza nta rwivanga nta kituvangira twishimye aho bigira ndenda gusaba kugisha ukuri shandi kumva ntangiye kumva agahinda kawe pe nyabasa byagenze bite se ni ibisazi wadahaye bigeze ku rwego rwo kuba ibisazi urabizi ko inshuti yanjye uri inshuti ngira nta wundi mugore w'inshuti ngira ndabizi kuva kera nta wundi ntabwo ibibazo mfite kandi ubuzima ntabwo wamvamo asigaye ntanira abakobwa bagira gute mbese ibintu byarivanze sinkimenya niba ndi umugore cyangwa ndi ikimururu ariko reka mubwize ukuri
kuba atahana abakobwa ntabwo ari ibintu bigutunguye. N'ubundi ubuzima bwe se ntubizi ko yaramenyereye kubona ubundi ahinduranya abakobwa, ejo akaba ari kumwe n'umukobwa mushya, ejo wundi akaba ari kumwe n'undi mushya, gutyo gutyo n'ubundi byari ko ubuzima bwe bwa buri munsi. Njye numvaga yenda duhuye agatuza atazongera kubijyamo, tugiye nyine gufashanya twese ntawe uzongera kujya ku ruhande. Ntabwo byapfa Numvaga basi nawe ariko bigiye kugenda. Ntabwo byapfa kora. Nese mu biganiro yakubwira ngo iki? Arambwira ngo nyine ngo wasanze ngo ariko meze ngo mbikora ngo ntabwo uzampindura. Byibura se abo bakobwa zana abakobwa zana iyo bari kuryamana bakoresha prudence. Ya aririnda pe, aririnda bishoboka, akoresha agakingirizo. Nanjye ubu nicyo gituma nyine ngomeza kuba nicara nkavuga ni basi aragerageza kuba nanjye atanyanduza yenda ntabwo indwara zikwiye hanze. Ujye unagerageza utumushyirire no mu ikofi, kuko aramutse atadukoresheje wazapfa nzayibona. Uzamushakira n'akabage k'imbere ajya twambaramo dukingirizo. None se ushaka gupfa aka kanya? Dr. Ramamagaye. nari bahamagaye. Sister aracyahari se cyangwa yagiye? Sister yagiye nyine. Rero uze kuza kuba hafi, urabona ko ntameze neza, namusari icyo nkeneye ndaza kuguhamagara mutume wakingiriza. Ndavuga ko nyine urambwira. Ndakubwira. Ntacyo nyine ntekereza kuko ndamwizera bihagije. Ntabwo ushaka kugitekereza kuko nzi ko nta cyaba, turakirinda mbere y'uko cyajya. Nyine ni nk'iki kiramutse kibaye wavuga ngo birarangiye. Shana kuri pe ntacyo ntekereza. Nta kintu na kimwe kibaho yakora ngo mutandukanye. Nta nicyo ntekereza. Yeah, that's slow love. Yeah. Kubera ukuntu ukunda pe nta nicyo nashobora gutekereza kuko mba numva ari we wanjye. Sha umva ndumva umukunda pe. Yeah. Ndakunda cyane. Kubera icyo wabimbajije? Ntacyo n'ibibazo byari binjemo turi kuvuga biriya bisanzwe apo no kugira ngo n'amasaha yica umuse iyo twagezeho fu wanabura n'icyo akora. Shana wundi ntukagire igihombo kuri uriya muhungu pe. Yes, coming. Manzi kudutunguye. Meze neza. Shobora kunsura. Meze neza. Meze bo. Kudutunguye. Wapi? Ikibazo sana sinza nisanga. bisanga no kuri pe akora dutunguye ntabwo twari tuzi ko dusuka umunsi. Ariko nta kibazo kiba kirimo. Hari ikibazo se? Ese gira hino. Ntaribi. N'ubundi se warumeze neza? Cyane bimeze neza nta kibazo mwebwe se. Turakoze kurangiza. Hari ikibazo ko nicaye hano? Nta kibazo. Ko nabonye gutambuka mbaca hejuru nyine bitagaragara neza mpita nicaye hano. Okay. Byose ntacyo bitwaye ubuse ko wicaye ahangaha hari icyo bigutwaye manzi. Ncanye nta kintu bintwaye ko nicaye hano. Nagomba kudusura twizerega turi inshuti. Yeah, biruteze. Cameze neza wese. Meze bo. Nta kibazo. Umuntu se tishimye mu maso. Shawapi twaruhutse ariko ntabwo twigeze tubwira bihagije. Ufite umunaniro ariko no mu maso ndimo ndabibona. Tuba twiriwe tuvuga uyu munsi man. Twiriwe muri store. Telefone ni ingenzi then I come back. Meze biteze. So, Meze neza. meze bo. Mfasha kumubwira nizere ko utigeze ubimubwira. Ahubwo wowe. Sari ko utigeze ubimubwira mbabarira. Njye nagize ngo arabimubwiye. Bimubwira urumva nakora iryo kosa. Kuko wa munsi yaje angurukana yaranyishe yaracushubirikanye mu cyumba. Gwe ngo ubuse ngo manzi yatashye cyane. Ashobora kuba yabimubwiye. Nahise mvuga ati by'abakunzi ntibabyize. Bob ari ku muhanda nyine yarampamagaye sibyo kandi umugabo wa sister nyine ari mu cyumba ararwaye namuhamagara
ugende mukimbukiranye niba ari amazi ashaka uyamuhe niba ari imbuto uzimuhe sibyo Okay, nta kibazo sheri nyine nawe ubanguke. ndabanguka kandi ukore neza Sawa. ese uri kundeba ibiki ko mbona nakubereye icyaremwe gishya erega wicaye wandebye bita ufite ikihe kibazo ko mbona wanyitegereje wankunze warabaye keza yego ntabwo mbwiye ibintu nisize birambereye ngo se wambwiye urabona nawe bikubereye rero nyine ndi kukubaza ariko nyine se ndakubaza ibiki bite ko mbona nakubereye icyaremwe gishya ubundi ibyo ni ibyo uri muri isiga muri aya masaha Vanessa gusa nyine nubwo yangoyemo ariko yahise abyemera mbaza noneho zagashya kabaye uva nawe waramwangije disi oya nagaruka umwangize riga niyo dukora amafaranga mva ndi muvi naboneye aho umunsi wo guhura umutipe n'umukobwa ngire gutya nsanga baraziranye ariko muri uko kumenyana Vanessa aziranye na sheri w'uwo mutipe nyine bamwita Lucas Seko umva isoni zarabishe umwe burahareba umva bose nyine ubona nkaho nyine ubona cyane cyane umutipe yamwaye umukobwa mbese byamurenze nanjye ngaho Lucas akora iki no ayobora kampani ahantu nyine urabizi njyewe mura nawe nyine biraho ngaho ntafite bifite mudebe urumva nk'umuntu tubonana kenshi amafoto ye kadero amafoto ye ndubona ayafitemo ntabwo mfite kujya gusangira n'abashyitsi tukaya none se abo bantu mujyana mu maploti bo nta kazi bagira nakosha haza mwabonye akazi k'amaploti oya shangiye ndabigakeneye cyane pe kuko biriya bintu se wicara mu rugo amafaranga n'imbari nanjye mba ngomba kugira hanze nkareba wowe utajya ukunda kugenda niyo mpamvu okay nanjye nyine simbikunda ariko mba ngomba no kugira hanze nkareba ko nanjye uko hanze byifashe kuba nanjye akantu nkora shishikara gusa njye simba ari muri ibyo pe wacu kabisa oya shana ukuri ubwo nawe ugomba kubitekerezaho maze ntabwo nakigora mbitekerezaho umwanya ntawe mfite pe njye ntabwo na wapi umva vuba namaje kumbwira byandi byiwe ubwo se havutse nk'ikibazo wenda anti akaba yagira nk'ahantu hajya hanze sibyo ugakenera ayo mafaranga urabizi umuntu aba akeneye expenses nyinshi wumva byagenda bite adahari ngo ayaguhe kandi ukeneye amafaranga ku ruhande izo nshuti zawe nta kazi zigira ngo uvuge ati basi zakagira nazibwira ukuri kumbona ubu ngubu uri kubona nabura amafaranga kuko tutabizi uyakuye hese nyine utagenda ngo ushakishe kambwira ko kamwihorere mbora dukora nazi we ntabwo uri i Kigali wasanga wenda ukeneye ufite izo baba ngo wagira ngo n'abasponsa abasponsa niba ari n'abadadi sinzi biki abo bantu ntabwo buri gihe bazajya uvuga ati ndashaka uranda ugomba kunyuzamo babashinzwe ikiza oya ariko ntabwo ari masi ko bagomba kumenyera everything you need of course bagomba kumenya nawe ugomba kunyuzamo umukobwa w'i Kigali rwose w'umusirimu ntabwo ubwo akantu kose rero ntabwo uraje hoya uba ugomba basi niba gukora akantu gato kakwinjiriza ariko ntabwo ziri kumva ari hoya ni ukuri ntabwo zibode kandi ako kantu umva ni uko ubitekerezeho urataha
bibangamire rero. Wenda ntabwo nkubangamiye njye niko mbyifuza gusa nawe wabitekerezaho kandi wakumva ari byo. Shandi kumva bikaze pe ni ukugomeza nyine ukihangana nta kundi kuko n'ubundi urabizi ko kubaka kuri iki gihe bisaba kwihangana. Ni ukwihangana ntabwo kumureka ko ntabwo namureka aka kanya kuko uramukunda. utamukunda cyane uretse no kuba utamukunda byaba biteye n'isoni. ndi nanabyirengagiza nyine nkigira ko ntabibonye afunga amaso y'umutima. Bamubwire ukuntu ugomba kubaka uru rugo, ugomba kwihangana akabikora ukamwihorera ukakomeza ukajya umupfunyikira nyine utwo dukingirizo wenda ashobora no kuzagira isoni akavuga ati nazi kutwigurira sinzi nawe nazigurira abanazifite ahubwo zandora jenali nawe nyine ujye uzimushakira uzimupakingire ku buryo azagira n'isoni akavuga ati umugore utandambirwa ngo agende utarambirwa uburaya mukorera buri munsi agahinda mutera ntikagire icyo katwara akabona utamuvaho nyine akabona uramukunda by'ukuri ashobora guhinduka akabireka. nzakomeza nihangane nyine niko zubakwa niko bisaba kuruma gihwa bisaba kuruma gihwa ntabwo byoroshye niko zubakwa kandi nanone uzareka ntukajya ugenda winyanyagiza mu bagore ngo bimeze gutya bimeze gutya. nta n'undi muntu ubizi none baragura babyumvishe. Yego umva ni we gitaramo twajya duhorana mu kazi. Umva rero mubwire buri mukobwa ufite ikintu yigejejeho umva biba bisa neza cyane utavuze ngo ubikuye from nzakigeraho nyine ntabwo igihe kiragera ugomba kubitekerezaho wowe genda ukore ubwo nyine uze kuvugana na mama wumva icyo ari buze kubwira gusa nyine ndakeka ko ari bwo ngiye mbwira ngo ngende gukora ariko njye ntabwo nshobora pe anti mbina bakubwira ariko nibyo baze ko nanjye nubwo atabimbwiye ariko kandi mu rugo mbitekerezaho mbona kwirwara mu rugo njye na Emily njye rero ntabwo mbirirwa niyo mpamvu ngiye mba niyo nahava ngiye gusura abantu ariko ubwo ni akazi kwicara nta n'igiceri cy'icumi winjiza sibyo niyo wenda naba nkafite nkazajya mba ndi mu rugo nkasigaye nk'umukozi akaba afite ibyo arimo nkaza kukwinyuzayo gusa nanjye nkajya mu maprodo. Ufite ibigutera umwanya sheri tubyihorere ibyo ubwo se kubona ko twasoje ejo bundi ubwo nka biriya bintu twize wenda ngewe nize nk'amasayansi ibyo za sayansi nize urabizi ko ntabwo nahita mvuga ngo nse nkomeza wenda ngeze hanze nkoze ibintu nigiye ubu ngubu ngomba gushaka nk'utuntu turi simple naba ndimo ndakora mu gihe ntari natangiye ariko ko yize TV tumva bigahita binakorohera ahubwo shishikara njye wiza kugira inama z'amasomo bisi njye wabonye nanarirangiza nyine ntago ari iby'amasomo ugomba gutekereza nta kazi nshaka sheri ugomba ugashaka ntako nshaka urakoze genda ujya mukankorera nareba nawe ukomeze use neza urye unywe nyine ntuse n'ibibazo uri gucamo ku buryo hatazagira umuntu uvuga ati si umugeni aka kanya baye dasa nabyo oya pe nagusagerageza nyine nkarenza ujye wijijisha nyine no kubana nawe nabyo bituma nishima ariko bamugana kiragenda kuva agenda akagaruka ntarebe agenda akagaruka tukarara kandi n'ubundi umugabo aryoha nijoro ndabeshya na kuri Imana nibyo umugabo aryoha nijoro ubwo agenda akirirwa ariko akagaruka mu karara nawe uzabyihanganira sometime hari igihe bizanarangira. Fiona wese kuri hano je gukora iki cyenye nitabye kandi kumva uri guhamagara Fiona kandi yarawe yaragiye gato none se uri Fiona yari yambwiye ko nimaramuka hari ikintu mukeneye ndi buzi ngo wandi kubikora mu gihe adahari gusa abantu b'iki gihe nta rukundo bakigira pe kumbe nagura bimubwira ntayo se nabimubwiye ntabyo namubwiye ahubwo uzi ko nteye ubwoba yarabikubajije cyane kuko rwose umva yarancushubirikanye ngo ubu se ngo yatashye ryari ndamubwira ati yarakubuza ahita yitahira
nyine ukajya ubona sari kubyizera bukeye bwaho ukabona yarakaye ni na mpamvu ubona atishimye mu maso. Mwese harimo aradukeka bimeze bite? Byashoboka ariko uko biri kose iri banga ugomba kurigumaho nanjye nkarigumaho. Ahubwo niwe nakabibwira urabona ko wakunda ugira utuvuga nijoro ushobora kuzarota ukabivuga kandi ntabwo ari sawa. Oya humura ntabwo nzabivuga. Nabonye adapfa gusinzira nijoro abantu aba ari ready kabisa. Ntabwo nagutenguha kuko nanjye byahita byangiza umubano uri hagati yanjye nawe. Ikiza no kubizi. Ndabizi cyane. Ariko wumvaga bimeze wumvaga bimeze bitagata ubundi. Maranye iminsi ibyishimo burya. Uriya mukobwa yarahiriwe. Yego. Wabona waramunteje kwirirwa guseka kwawe kubera kwishima ubu ndabizi. Ntabwo nabikora. Nabaye seriye humura ntabwo azabimenya. Gusa sinzi ikintu cyamubwiye. Sigaye ubona atameze neza yijimye ukuntu. Ese undi hagati aho utari watubwiye waruje gukora iki? Shase we nta nuko bizi nyine naje numva ko Tona adahari. Subizi se urere kubushize cyagiye naraje nubwo twese turi ukuntu twigenza ariko nyine ntabwo nari niteguye warantunguye. Kubera ukuntu numvisha ari ubutamu n'iki. Ndavuga ati wakinyabya Toni tukamwiba umugono tukareba ukuntu twigenza. Urana ari bikindo. Narengiye. Turi kubibona ibyo nsanze igihe wanyitegereje so ibyo ndimo ntabwo wabibonye. Aho ufite ikibazo cyo mu mutwe nsigaye mbona utuzuye buriya nsigaye mbona hari ikintu usigaye ubura muri no uri kumbaza ngo ibyo ndimo kandi ubona ibyo ndimo. Sunde kamaze mu buzima. Ubungubu mbese kwiga byarakuraniye wararangije warabyihoreye burundu. Kwiga se urabona nta bwenge mfite uragira ngo nsubire mu ishuri? Byarananiye pe byaranjabutse. Mama yaragiye amaze kugenda nawe tuva mu ishuri no kurangiza byibura umwaka umwe waburaga nawe urakunaniye pe. Bese ubwo uri kumva kwirirwa unywa niko kazi. Bese niyo mashuri bo wararangije. Ngiye nabuze umunsi uzaza tukaganira nk'umukobwa. Iteka uhora usko wigize umubyeyi. Iteka mama yabaye mama. Wigize umuntu mukuru ubundi ubona uri mukuru bigeze he izo namuhoro ngira. Ubundi nta nubwo ujye ubirambirwa. Ntabwo narambirwa kuko ndabizi neza ko ari wowe inshingano zanjye. Ese karo inshingano mfite bwo kumva nabirambirwa ahubwo ni wowe ubwawe niwe uzigomba kurambira. Ko nyemba nkugira inama nzira. Babarira. Cyangwa ibyo nama zawe narazihazi uko buri munsi. Akareka ibyo bintu sinzi yabivamo. Ibintu se by'inama nibi cyangwa ndaje nigendera harangiye kugenda turajyana. Ntera tu make up. Sanzwe njyana nawe se. Nkujyana ariko nawe ujye umusirimu. Undi se guhora uri mu rugwano bizakumarira iki? Buri munsi. Mva rero nkubwira mukobwa ujye umenya abantu mugendana nabo. Ejo n'ejo bundi kuko sinzi ukuntu ndi kukubona. Ubu ngubu ahantu uba waraye ntiwamenya ibyo uba warayemo. Abagabo ubu ngubu birirwa bagukabakaba ntiwamenya mbese uzi ko ugiye kuzamenya mbese bari igihe bazagukora ibyo byose. Umva umere nk'ibishinga ku buryo n'imbwa. Bitazabasha kubona. Oya se ndubona nutangiye no kurengera urusige wona nciriritse kugeza aho ngo nimbwa subiramo uvuga ibyo bintu uvuze ntabwo mbyumvishe. Nimbwa zizageraho nkaho rwose ku buryo imbwa ishobora no kukuboneka. Umuntu ushana cyako usigaye wiyumva usigaye wumva nanaciriritse kuri urwo rwego. Ugeze naho ungereranya ngo nimbwa n'ibiki. Utanese nazo ahubwo ko mbona hari nigeze zakurusha agaciro. Ese kamanze nkubaze goko umuntu uravuga ngo urarenze bo wumva mbese ngo urenze gute ujyana n'abantu mukagenda mukajya kunywa mu gasinda ukaza wasinze wabuze udashobora no kugenda ku buryo baza baguteruye bo bashoboye kuza bagenda gute ugwambwira ngo wagusuciritse birenze aho ngaho uhagomba mbona wuciritse kuruta gute abantu mugendana n'abantu ukagenda ugasinda bo bakaza ari bazima nta n'ikibazo na kimwe afite udashobora no kugenda. Noneho kuva umukobwa uravuze cyakoze unyihangana ku kanyisopye pe. Lucas byarangiye sinabo bikoze. Urumva se nyine urumva babaramwaye urumva umutipe nyine agahita abikora kandi uwo mukobwa amuzi nk'inyangamugayo.
Utangaye. Nona numbwira. Ni ex wa. Uravugisha ukuri? Yego. Agira imico mibi ahubwo. Ni umu ex wawe? Ira mu minsi yashize. Ko ni mama naje. Nkubwira ko ndi mu rukundo. Yari uyu? Ni ngo twakundana. Kabari amanisha sinzi icyo koza. Agira imico mibi no kugira ngo dutandukane. Arapanga njyana muri chambre. Yavuze ngo tugiye guhura tuganire. Shansanga ari mu cyumba. Yawe. Ntabwo ndumiwe. Ntabwo se muziranye kubarya. Ego, ngiye tumaranye igihe kandi urabizi ngewe ibyanjye nawe ni kashi. Sana nta nkundo urabizi ngewe urukundo muri ngewe ntabwo biba. Mubyara wawe we ugiye gushora, ugiye kwangiza. Igora tubundi uvuga ibintu by'ukuri. Ariko nyine ubwo urumva rero isosi yacu yaguyemo inshishi nawe urabyumva tonarahari. Solo nari ikintu twakora hari. Ntacyo ariko nyine umuntu ararwaye ararembye aramubwira akubwira ngo mube hafi akifatira gahunda ze akagenda. Hoya ariko nta kibazo ndahari ku bwawe. Usibye ko nanikundira nk'abantu mwamwe ugira umutima mwiza uri umuntu mwiza nyine muri make nikundira abantu ameze nk'amwe. Uvuze? Nk'icyo yacitse kuvuga ukuntu mumeze nakuri ndabikunda muri abantu beza mugira umutima mwiza. Amagambo uri kuvuga ko numva atangana no kungana. Jya wibuka ko uri umwana imyaka yawe ingana gutya aya magambo kuko imyaka se ndakuze. Ndakuze cyane wenda nuko kubona ko nyiri muto ariko ndakuze. Oya ntabwo byari bikwiye kuvuga abana y'abantu bakuru kandi wowe uracyari umwana. Ntabwo bikwiye uko ngo ariko ndumva ibyo bintu uri kuvuga atari byo. Wenda nuko uri kugaya wenda agatari kanje kunguko umeze iriga nitwo tugezweho. Batahise uracyari umwana kandi ntabwo uri kubyemera. Ariko hagati aho nyine kumva umuriro ukomeje. Umuriro urahari nyine usibye ko hari n'akantu ushaka kukubwira. kagendanye n'ikizi nyine ubu urarwaye kudari igihe tutari tubyakira neza ariko niba ari nta kibazo nakikubwira. ku kantu ushaka kumbwira kerekeranye n'iki? Kuri kunyegera se segura neza segura. byari bikwiye. Byari bikwiye nanjye nicyo cyari gitumye niba umugono nkaza nyine. Tugiye gushaka ukuntu tubipanga noneho birofasha. Ariko so adufashira. Oya ntabwo azadufata. Natwe tuzabikora nk'abantu bakururika. Nta rero mbona uzandarura kabisa kuko oya ntabwo nabikora. Iyo bigeze hari ahantu hari ubutamu kweri. Ariko ndabona uri no gusa neza noneho. Thank you. Uri gusa neza. Nawe urasa neza. Nanjye biraho nyine ariko sinakurusha. Ngewe urandusha kure cyane. Ubona nakurusha kweri. None iyo bigeze hari aho biba ari ibindi nawe urabizi. Gusa urumva nakurushiriza he? Gute? Hanze nubizi. Oya nawe. Oya. Ukuri kw'Imana kabisa. Iyo bigeze hari buri gusa na bike kweri. Shose nubwo itose yaciguyemo inshishi nta nubwo wamanaga kisipasi. Urumva ugasabwa se? Cyane. Okay, nakakwimira iki saho? Okay,